duhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Kimenyi Yves yateye imitoma umukunzi we Muyango Claudine ku munsi we w'isabukuru y'amavuko. Ni imitoma myiza cyane yamuteye, aho yamubwiye amagambo meza y'urukundo agira ati: isabukuru nziza y'amavuko ku mugore ufite umutima wanjye, roho yanjye n'urukundo rwanjye. Buri munsi marana nawe aba ari impano, urugendo rwiza mpora nifuza gusangiza abandi. Uko umwaka uhita niko urukundo ngukunda rurushaho gukura rukomeye rwimbitse. Isabukuru yawe y'amavuko ibe yuzuye umunezero wose w'ibitwenge n'urukundo uzana mu buzima bwanjye. Uri byose byanjye kandi ndakwishimira birenze uko amagambo yawe bisobanura. Ndagukunda mwiza wanjye, ndishimye bihebuje kubw'uyu mwaka. Aya rero akaba ari amagambo meza, amagambo y'urukundo Kimenyi Yves yabwiye umukunzi we Muyango Claudine abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari urwa Twitter. Nguyu rero umutoma w'umwaka urimo amagambo meza, arimo umutoma myiza, arimo umutoma uryoheye amatwi. Iyi mitoma rero Kimenyi Yves yateye umukunzi we Muyango Claudine ije mu gihe nta gihe kinini gishize biyemeje kubana mu buryo buciye mu mategeko, dore yuko tariki ya 4 Mutarama 2024 aribwo Kimenyi Yves na Muyango Claudine basezeranye imbere y'amategeko muri sale y'umujyi wa Kigali, ndetse ku wa gatatu tariki ya 6 Mutarama 2024 Kimenyi Yves yasabye anakwa Muyango Claudine mu birori byari binogeye ijisho cyane, ndetse byari birimo umunezero n'ibyishimo bidasanzwe. Kimenyi Yves rero akaba ari umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga, aho akina mu ikipe ya AS Kigali. Naho Miss Uwase Muyango Claudine akaba azwi cyane, aho yigeze kuba nyampinga uberwa n'amafoto mu irushanwa rya Miss Rwanda ryabaye mu mwaka wa 2019. Ngiyo rero couple ikomeje gushimisha abakunzi bayo mu rukundo rukomeye ndetse n'umubano mwiza hagati yabo. Mwakoze kudukurikirana rero, mwari kumwe nanjye Imana Noel. Ciao ciao.